utunze iPhone? Yes, ushobora kuba uyifite cyangwa uzi umuntu uyifite. Hano rero nakuzaniye urubuga ushyiramo ibiranga iPhone yawe, ubundi ukamenya neza niba iyo iPhone yawe ari original, niba yarakorewe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Buhinde cyangwa mu Bushinwa. Mbibutse ko iPhone za original ziba zarakorewe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika honyine. Iyo iPhone iba ari original rwose 100%. Ibiranga iPhone rero ya original iba yakira ibintu bigiye bitandukanye, harimo kuba yakira eSIM ndetse inakoresha wireless charger. Ibyo bintu iyo bidakora, iyo telefone yawe ishobora kuba yarakorewe mu Bushinwa cyangwa yarakorewe mu Buhinde. Iyi website rero mbazaniye ushyiramo ibiranga iyo telefone yawe, ikabasha kumenya neza niba iyo iPhone yawe ibasha kwakira ibyo byose navuze. Nkurikira rero kandi ntibagirwe gukora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibindi bintu byinshi byiza cyane tubagezaho. Rero iyo website kugira ngo uyigereho, ujya kuri Safari cyangwa kuri browser waba ukoresha. Niba ukoresha iPhone rero urajya kuri Safari ukandaho, ukandikamo website yitwa GS Marina, uhita uyihingukaho rwose, ariko ndaza no gushyiramo link muri description y'iyi video kugira ngo ubashe kuhita uyibona bikoroheye. Iyi website rero niyo nababwiraga, ukigeraho ubona amakuru yerekeranye na iPhone iyo ari yo yose waba ufite, ndetse na telefone za Android, harimo za Samsung, harimo n'izindi nyinshi cyane nyine muzi za Android. Ariko uyu munsi reka twirebere kuri iPhone yonyine. Hano nk'uko ubibona, hano barakwereka hari hejuru feature zihari, hari news, amakuru avuga kuri iPhone, review, kureba ibivugwa kuri iPhone, n'amavideo ya za iPhone. Hano tukahagira Apple News, Advanced Filter, ndetse n'izi popular. Hano nakanze ngiye kuri popular, hano ari kunyereka telefone za iPhone ziri popular. Ahangaha rero tuhageze kuri kino gice cya iPhone ziri popular, hano muri kuhabona izigezweho zose. Nkuko rero tubizi cyangwa nawe ubizi, niba utari unanabizi, ariko iPhone 17e niyo igezweho. Iyi iPhone 17e, kugira ngo rero umenye ibyayo, ukandaho, kanda kuri iPhone 17e kugira ngo bakwereke ibiranga iyi iPhone. Iyi iPhone rero ikaba ifite icyo twita ubugari bwa screen bungana na 6.1, ikagira kamera ya megapixel 48. Ni ukuvuga ngo ifite kamera isa nkaho yagutse cyane, ikagira RAM ya gigabyte 8 na batiri y'ibihumbi 405. Ikaba ifite iOS ya 26, ikagira gigabyte 256 zishobora kongerwa zikaba gigabyte 512. Ibi rero ni ibiranga iPhone 17e. Kuri Apple nkuko nababwiye rero, uru rubuga rukorera muri Amerika, rukaba ari urubuga rwizewe kandi rutangaza amakuru agezweho kuri iPhone. Mbese nyine ni urubuga rwo kwizera. Iyi iPhone ikaba igura amayero 699 n'ibice 00. Ni ukuvuga ngo iyi iPhone uyashyize mu manyarwanda, abazi gushyira mu manyarwanda mutubwire muri comment ayo igura mu manyarwanda, kubera ko amayero ari hejuru y'amadolari. Ibi byose rero bikaba ari ibivuga kuri iyi iPhone, nk'ibijyanye n'uburemere bwayo. Ikaba ipima garama 169. Hano kuri weight murabibona, building glass front, ikirahure cyayo gikoze muri ceramic shield. Glass back, iki ni ikirahure cy'inyuma, kikaba gikozwe muri aluminium frame. Noneho ku bijyanye na SIM card,
no simukadi, ni ukuvuga ngo ntago ijyamo simukadi iri ifatika, cyangwa yayindi dusanzwe tuzi, yandi ujya kugura bakaguhereza simukadi ifatika ntago ijyamo, ahubwo hajyamo iyitwa eSIM. nk'uko mubibona hano handitse eSIM, niyo ijyamo. Hajyamo eSIM ebyiri, max 2 at time international. Hakajyamo na hano ni eSIM yo muri Amerika, nk'uko mubibona harimo na eSIM yo mu Bushinwa, eSIM yo mu Bushinwa. Ikirahure cyayo ni 6 n'igice kimwe uko nabibabwiye. Resolution ni kwa kundi nyine uyihengeka. Protection ni bya birahure bya anti block nabyo biba bikozwe muri ceramic shield. Ni ibintu byinshi cyane. Platform hari iOS ya 26.3 akariyo ifite. Tukajya kuri chips, ni akabodi ako twakwita kaba gafashe kuri plaquette y'iyi telefone. Hakaza CPU, izi ni imbaraga za CPU abantu bazi iby'amamashini murabizi. Hakaza na RAM, icyo twita memory. Hano harimo gigabyte 256, RAM ya gigabyte 8, ikaba ifite gigabyte, izi ni izishobora kongerwa, isohoka ifite gigabyte 256, ahubwo ikaza kongerwa kaboostinga nyine storage ikaba yagera kuri gigabyte 512. Na kamera twayirebye dusanga ari megapixel 48. Ni ibintu byinshi cyane. Hano ugeze kuri uru rubuga urareba rwose ukaba wanyurwa. Hano rero tugiye kurebera hamwe niba izi iPhone zikoresha icyo bita wireless charger. Hano mu Rwanda benshi mukoresha izo twita ngo ni chargeur zino ucomeka muri telefone, ariko mu bihugu byateye imbere bakoresha wireless charger, ndetse no mu modoka na gari ya moshi haba harimo wireless charger. Mu gihe hano mu Rwanda muri bisi ukoresha izo bita charging port z'imigozi, ukoresha imigozi ugacaginga, ntabwo bigezweho. Wireless charger hano niho tujya ukanda, hano kuri wireless charger niho tukanda kugira ngo ubashe kureba neza niba zikoresha wireless charger. Izikoresha wireless charger rero ni iPhone 17e nk'uko igezweho, rero nayo ikoresha wireless charger. Ibi byose, izi zose zikoresha wireless charger. Reka mbaho umwanya mwe muzireba. Nkuko rero mubibona izi zose zikoresha wireless charger, ndetse n'aya masaha nayo buriya Apple aho itandukana n'izindi nganda, yo ikora n'amasaha kandi ari ku rwego rwo hejuru. Nk'aya masaha urabona nk'iyi yitwa Watch Series 8, kumanuka kuri iyi yitwa SE. Iyi SE ifite na iPhone SE, ngira ngo mwayibonye handi hejuru. Kanze nongere nyibereke iyi iPhone SE ndere ngiyi hano. iPhone SE 2022 biba byiza iyo utunze n'akara gasaha ka SE, uburyoshye kabisa. Iyi ngiyi ni latest version ya iPhone zikoresha utubuto. Ni ukuvuga ngo iyi iPhone ifite ubushobozi bwo kuba yakwakira iOS ya 26. Ni ukuvuga ngo niyo iPhone nziza ku bantu bakunze tuno dufone dukoresha utubuto. Rero uguze na kara gasaha byaba ari byiza kurushaho, kubera ko bikorana neza cyane, kubera ko ari brand imwe. Ntibivuze ko utanayitunga rero ufite n'izi iPhone zigiye hejuru, byose birakunda. Hari rero tugiye kurebera hamwe n'izikoresha eSIM. Turakanda handitse eSIM, kanda kuri eSIM kugira ngo urebe izikoresha eSIM.
iPhone 17i nk'uko mubibona nayo ikoresha eSIM, kumanuka iPhone 17 Pro Max, iPhone 17, iPhone 13, 15, 17 Pro Max, 16 Pro Max, ni nyinshi cyane zikoresha eSIM. Kumanuka wowe nkurikiye use wibaza uti iPhone yanjye cyangwa iPad yanjye nigure 2018 ikoresha eSIM. Dore ngizi za iPod zanyu za kera, nk'ingi yitwa ngo ni iPod Air 2, Air 2 ni ya kera ariko ikoresha eSIM nayo, ngira ngo muri kubibona. Ndetse n'izi saha zo mu gihe cyashize nayo urayibona, iyi Watch Ultra 3 nayo ikoresha eSIM. Uru rubuga rero ni rwiza cyane, wajya urunyuraho mbere yuko ujya kugura iPhone kugira ngo ubanze umenye amakuru ya iPhone ugiye kugura. Hano waza niba uri umukunzi wa za iPhone koko, ushobora kuza hano ukajya ureba ibijyanye n'amasaha, ibijyanye n'amatableti, ibijyanye n'amaskrini. Buriya screen za iPhone iyo atari original hari ibintu utabona muri screen, bitewe nyine nuko baguhaye ikirahure cyo mu Bushinwa cyangwa cyakorewe mu Buhinde, kubera ko biriya bihugu birapirata cyane. Ahangaha rero niho unyura ukareba iPhone igezweho, amakuru yayo, ukareba buri kimwe cyose nyine wifuza kumenya kuri iPhone mbere yuko ujya kuyigura. Icyo rero nakubwira wowe utaratunga iPhone ukaba urimo urareba ino video, biba byiza ubanje kumenya amakuru ya iPhone mbere yuko ujya kuyigura, kubera ko iPhone iyo utazi amakuru yayo iba muri telefone zigora umuntu wamenyereye Android. Biba byiza rero ubashije kubanza kumenya amakuru ya iPhone ugiye kugura ndetse nuko ikora, kuko bashobora kugutuburira nka buriya izi iPhone nk'iyitwa iPhone 17 Pro Max cyangwa 17, bafata iPhone X bakaba bayihinduramo iPhone 17 mu buryo wowe utazi, bakaba bagutuburira. Iyo uje rero kuri uru rubuga ubasha kubimenya neza ko iPhone uguze ari original. Ndabashimiye cyane rero, niba mwanyuzwe n'iki kiganiro cyangwa iyi video mbakoreye, kanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane no mu bindi biganiro ngenda mbagezaho, kuko mu minsi izandaza kubagezaho ukuntu wareba telefoni yawe ya Android niba ari original cyangwa ari pirate. Mbibutse ko ibi byose ubikora mbere yuko ujya kuyigura, kuko wayiguze n'undi urumva baba bagupirase byarangiye. Bye rero.